tuzataha ngo space is still continuing. Ngo space iracyakomeje. ngo Space iracyakomeje. Ngo baracyariyo baracyakota. My friend, you bakomeze bote. Erega nge nta kibazo Dumba, nge nta kibazo mfite. Ahubwo niba hari ikindi kibazo runaka, wambaza ngewe ubundi tugenda twicomuje ko mfite iyo bavuga erega ibibazo ngoma kukubaza ni ibibazo bikomeye, so ubu mu bidojinga. Iyo bavuga ngo yagura umunyamatiku, wowe bumvute urumva uri umunyamatiku. Do you think uri umunyamatiku kuba bivuga cyane? Ariko numbaze subiza umunyamatiku ni umuntu umeze umunyamatiku urumva ni umuntu aza bamubwira ngo imiziki yanze, akaza akavuga ngo abantu baramwanga, ngo abantu ngo sizi ngo baramugambaniye, ngo bishura abantu, ngo iki niki, ukanga guhama hamwe ugakora ibintu abantu bakagufana, ukazajya uva ugomba kurira uvuga ngo abantu barakwanga. Nibyo baba bamenyesha kuri umunyamatiku. Wowe ubifata ute? uzi ko noneho abo bantu baba bafata umuntu nk'umunyamatiku, uzi ko abo bandi iyo bagiye kuvuga bo usanga batabita abanyamatiku. I see what you mean. Twebwe twavuga bakatwita abanyamatiku, ariko abo bantu bahora bavuga cyane ku makamera, ku ma live, ku ma space, ariko bo ntago bajya bitwa abanyamatiku. Ariko twebwe iyo tuvuze bahita batwita abanyamatiku, kandi abantu batwita amatiku nabo ngabo erega hano haba harimo abambari babo baje kureba. Noneho Yago, impamvu bavuga kuri n'umunyamatiku, hari ukuntu ujya uvuga ubugambo ukabuvuga nk'ako kantu ushishijemo, warangiza ugahita uvuga ngo bombo kalatinabe. None se simba mvuze ukuri. None ukarangiza na kaga twenge kawe ku buryo umuntu yumva ko ari itiku ryicariye hariya. ariko Dumba, ubu ngiye ko mberetse indirimbo, ngira ngo mberetse indirimbo 10 nababwiye ibyo nakoze. Hari n'abantu nafashije, hari imiryango nahinduriye ubuzima, nyine twafatanyije kugira ngo ubuzima buhinduke. Nk'ubu Isa New Boy twaramufashije akora ubukwe mu mwaka wa 2022. Nabyo babikugiraho tuvamba ko abo bantu bakora iki? Abo bantu batwita abanyamatiku bakora iki? Bafasha abana. Ni fresh. Nuhakane. Hanyuma babandi b'uruhara bakora iki uretse kuvuga abantu? B'uruhara, abantu bafite uruhara nzingira ngo ni njyewe gusa. By the way, ndashaka no kukumenyesha ko uruhara rwanjye these days barwita Ezekiel. Barwita Ezekiel. Uruhara rwe barwita Ezekiel ubu ngubu? Muri no minsi niko barwita. Ntago narimbiza ubwo ndabimenye. Nose yagongewe ndashaka you enlighten me, kari akaboro kama wanze kukavuga nako. Kamadurari 500 bishuye umukobwa kugira ngo umukobwa agende uryamane nawe. Umukobwa muso mwari mufitanye nuza. Mwari muzanye umukobwa bari babwiye ngo gire ni bande bamutumye. Umva Dumba. Yewe iyo navuze ibintu. Soso yikura he ubimenya gute biza gute? Nyine ako gatwenge kawe ni akanyamatiku Yago. Ako gatwenge kawe kari mitiku. Umva Dumba, niba ari ikintu cyambabaje nuko turimo gukora live narimo kukubona tu ibyo biboro man, shamba byambabaje sana. Nibyo ariko abantu bari barambona nawe barimo barakubona. Erega nyine kuba barimo kumbona we tutakubona ntabwo. Ezekiel we haraganye barwita Ezekiel Yago, ntangiye kukubeshya. Nge nakubajije ikibazo wanga kunsubiza ubwo ngubwo, reka twikomereze n'ibindi bibazo wowe ufite. Ikize kibazo wambajije? Nakubajije ngo uretse abantu kuba bagenda bakavuga abandi bakoze iki? Nk'umuntu wirirwa kuri mikoro avuga abantu ngo afite operation ngari ibyo agiye kubazanira, kandi ugasanga ibyo bintu ni ibintu bibi gusa, arimo aranduza abantu, arimo arabwira abantu ibintu bibi. Agazi uwo muryango arimo kuvugaho ibintu bibi n'ibiki, ejo bazabiza bimeze gute, ariko akumva yavuga ibintu bibi gusa. Abo bantu uretse kuvuga ibintu bibi ku bandi bakora iki kindi?
umuntu navugira kubera nzi ko ari inshuti yanjye muzi neza yanababaye ni Brianne, afite foundation kandi foundation iyo ngiyo ya Brianne ntabwo ari foundation ye. Brianne arimo nawe nk'umukozi, urumva ntabwo ari ibintu byo kuvuga ngo nta kintu afite akora. Brianne afite iyo foundation ifasha abana, afite ikintu akora. Ariko ubundi reka mubaze Dumba, kuva igihe nabereye ahangaha iryo zina ko wakomeje kurivuga byagenze gute? Kubera wavuze ibintu bisa nkaho ari ibya Brianne. Waravuze ati abantu kuki wowe wimagine ko ari we? Kuki wishyizemo ko ari we? Kandi uhuriye ku bintu byose wavuze. Ibihe? Waravuze mu magambo ya quoting, I quote, waravuze ngo murabazi ngo n'abantu ngo bigize aba DJ, ngo baravuga ngo baraza ngo bakajya ku mateleviziyo. Brianne yirirwa ku ma YouTube channel ararira. Brianne n'unyumva n'uburakare nawe uguma wiriza, urumva aguma arira avuga ngo afite abana, urumva ngo afite abana ngo afasha uwo ni Brianne. Uvuga Brianne neza ibintu akora, urumva urangije uvuga ku buryo twese twahise twumva ko ari Brianne. Kandi narone ntabwo Bayton mwese nawe noneho nawe yahita agenda kuri space ahita aravuga tujya apo ubwo ngubwo uyu muntu ateye ibuye. Ngewe na space nta muntu nigize mvuga. So ubwo ngubwo wavuyeyo naravuze ngo mujyemo bacungira hafi, bagiye kuvayo bose mugiye kubabona, bagiye kuvayo bavuge, bagiye bagiye kuzana ibindi birego bishyashya, bagiye kuzana ibindi baraje. Kandi ubwo ngubwo twe ntituravuga. Oya buriya nturavuga. Twe ntituvuga. Twe ntago ndavuga. Ubuse nari navuga ama transaction mfite muri phone yanjye nohereza amafaranga ku mazina runaka, ubu nari navuga. Brianne nari navuga bamwe mu bo turi kumwe muri industry hano, nari navuga bamwe birirwa bajya kurogesha bene bagenzi babo. Nari navuga ngewe ntago ndavuga. Uzi iki ko wujemo nabi Yago? Wujemo ibi byose, uzi ko uwo muhanzi wa mbere wuje akavuga ibi bintu byose. Nta muhanzi twari bwabona aza akavuga nk'ibi bintu uravuga. Dumba ntago turavuga. Dumba ntago turavuga. Umunsi kambwira umunsi nge nzavuga. Ubwira umunsi nzavuga. Erega ntago tumenyereye abahanzi baza bakavuga uko Yago. Banza wumve Dumba. Ngewe ntago ndavuga. Uzi umunsi nzavuga, mubwira umunsi nzavuga. Nzavuga umunsi yabonetse abana b'abakobwa bagiye bahemukirwa n'uwo muntu wigize umugabo kandi ari umugore yarabyaye. Nzavuga umunsi habonetse abahungu nka 2 cyangwa 3 bavuga uwo ngo wirirwa ku ma YouTube channel avuga abandi abo bana b'abahungu bakavuga uburyo abahohotera mu bijyanye no kubasaba kuryamana nabo kandi ari abahungu bagenzi be. Oya icyo gihe nzavuga. Nzavuga noneho nzavuga. Eka kagabo kakazungu kabotsi karagatse wagakishijemo imodoka kariruka karagarutse ariko kari kagiye. Kari kaje kariho karavuga utugambo gakishamo imodoka cyo gahita karagenda ukaragarutse.